Ese wari ubizi? Abantu 180 bapfa buri mwaka bazize gushya. Ubwo rero tugiye kureba icyo wakora mu gihe ugize ubushye. Iyi ni Peter Show ibagezaho ikiganiro cya Ese wari ubizi uko bwije n'uko bukeye. Mu kanya ndaje dukomeze tureba icyo twakora mu gihe tugize ubushye. Iyo havuzwe ubushye haba havugwa ikintu cyose kigera ku ruhu kikarutera kwangirika ariko ruhiye bitandukanye no gukomereka. Uko gushya gutuma uturemangingo turahahiye duhita dupfa. Ushobora gutwikwa n'umuriro, amavuta ashyushye, amata ashyushye, imiti imwe n'imwe y'amazi irimo aside ubwayo, umuriro w'amashanyarazi n'ibindi bishyushye kandi binyuranye. Aha tuboneyeho kuvuga ko igihe cyose utwitswe na aside cyangwa ikindi kinyabutabire kimwe n'amashanyarazi ugomba guhita ugana ivuriro rikuri hafi niba ubona uruhu rutangiritse cyane kuko ibyo byinjira mu mubiri. Abantu ntibakira ubushye mu gihe kingana niba bahiye ahantu hamwe mu buryo bumwe. Gusa gukira biterwa n'icyagutwitse hamwe n'urwego ubushyuhe bwarimo. Icyakora hari n'ubushye buba bukabije bushobora no kubyara urupfu. Ubushye buri mu nzego eshatu bikaba biterwa n'uburyo uruhu rwangiritsemo. Umucyo mu kanya tuza tureba ubwo bwoko butatu ubushye bushobora gushyirwamo bitewe n'urugero ubwo bushye rurimo. Ubwoko bwa mbere ni igihe uruhu rwatukuye ariko ntiruveho. Naho ubwoko bwa kabiri ni igihe uruhu rwashishutse cyangwa se ntiruveho ariko rugatutumbamo amazi. Naho urwego rwa gatatu ni igihe byageze ku nyama uruhu rwavuyeho. Reka noneho tuze mu kanya tureba ubushye bwo mu bwoko bwa mbere. Ubushye bwo mu bwoko bwa mbere cyangwa se mu rwego rwa mbere ni ubushye twakwita ko bworoheje bufata uruhu rw'inyuma gusa. Uwahiye ubu bushye arangwa n'ibi bintu bine bikurikira. Icya mbere ni ugutukura ahahiye, icya kabiri ni ukubyimba no gututumba byoroheje, icya gatatu ni ukokera, naho icya kane ni ugukanyarara aho hahiye hakagenda hakira. Kuko ubu bushye bufata uruhu rw'inyuma gusa, nyuma y'iminsi hagati y'7 n'10 burakira neza kandi ahahiye nta nkovu ihagaragara. Gusa niba hahiye ari hanini hakaba ari mu maso cyangwa mu ihiniro, ni ukuvuga mu ivi cyangwa mu nkokora, mu bujana, mu rutugu, ni byiza kujya kwa muganga. None se n'ubuhe butabazi bw'ibanze twaha umuntu wahuye n'ubu bushye bwo mu rwego rwa mbere? Ubusanzwe ubu bushye ntibugombera kujya kwa muganga, ahubwo hari ibyo wakwikorera. Icya mbere, shyira ahahiye mu mazi akonje byibuze iminota 5 kuzamura. Icya kabiri, fata imiti igabanya uburibwe nka paracetamol cyangwa se ibuprofene. Naho icya gatatu, sigaho umuti wa antibiyotike wo kuharinda. Uwo muti ukawubariza muri za farumasi. Naho icya kane cyangwa se icya gatanu, ushobora no gushyiraho umushongi w'igikakarubamba kuko birinda gukanyarara. Ngibi ibintu wakorera umuntu ahuye n'ubushye bwo mu rwego rwa mbere, ni ukuvuga ubushye bworoheje. Icyitonderwa ariko, ntibyemewe gushyiraho barafu kuko nubwo ituma wumva hatakikurya ariko nyuma hashobora kwangirika. Ntukahapfuke kuko si ubushye bwagezemo imbere. Reka noneho tuvuge ku bushye bwo mu rwego rwa kabiri. Ubushye bwo buba bwageze imbere mu ruhu ndetse bigaragazwa n'uko uruhu rubyimbamo amazi ndetse rimwe na rimwe rugashishuka. Ubushye nabwo iyo bwitaweho neza burakira vuba kandi nabwo nta nkovu busiga. Bishobora gutwara nk'ibyumweru 3 kugira ngo ukire. Akenshi bigaterwa n'ahahiye hariho. Icyakora akenshi ubushye aho iyo bukize usanga ibara ryaho ryahindutse, gusa uko iminsi igenda ihita hagenda hasa n'ahandi.
None se ni ubuhe butabazi bw'ibanze twaha umuntu wahiye muri iki cyiciro cya kabiri? Suka amazi mu minota 15 cyangwa irenga. Fata imiti ibyimbura ikanagabanya uburibwe, ni ukuvuga ibuprofene cyangwa se paracetamol. Sigaho umuti wa antibiyotike. Gusa hita wihutira kujya kwa muganga niba hahiye ari hanini cyangwa hahiye hamwe muri aha hakurikira: niba ari mu isura, niba ari ibiganza, niba ari amatako n'ibibero, niba ari ku nda, ku kibuno cyangwa ku birenge. Ubwo rero kuko ubushye bwaho buba bugomba kwitabwaho birenze, hita unyarukira kwa muganga. Reka noneho turebe ubushye bwo mu rwego rwa gatatu. Ubushye bwo buteye ubwoba no kubureba, niyo mpamvu utitaye ku hahiye uko hangana, utanarebye ngo ni hehe hahiye, ako kanya tujya kwa muganga. Ikindi ni uko akenshi uwahiye kuri urwo rwego atumva ububabare kuko imitsi ijyana amakuru mu bwonko iba yangiritse. Ubu bushye iyo bukize hasigara inkovu kuko uretse n'uruhu n'inyama ziwegereye ziba zangiritse. Icyakora inkovu ubwayo ntishobora kubagwa, nta nubwo hashobora kongera kumera neza. Rwose ntuzahirahire ngo ugerageze kwivurira ubushye bwo muri uru rwego kuko bwo buba burengeje urugero. Ugereranyije n'ubundi bushye, ubwo mu rwego rwa gatatu buteza ingorane zinyuranye nko gutakaza amaraso, kurabirana, ndetse bishobora no kubyara urupfu. Niyo mpamvu ari byiza kwihutira kujya kwa muganga. Icyitonderwa: ku bushye bwose ni byiza guhita ukuramo imirimbo nk'impeta, inigi, amaherena, ibikomo n'umukandara niba hahiye hari aho hahuriye nabyo. Ku bushye bwo mu rwego rwa gatatu niba bwafashe ahantu hanini, ni byiza gutabaza imbangukiragutabara ikaza gutwara umurwayi. None se ko twumvise ko ubushye butwara abantu benshi, ni gute twabwirinda? Nubwo ubushye buza ari impanuka, ariko hari ibyo twakora kugira ngo tugabanye ibyago byabwo. Ni ibiki rero? Reka turebe bimwe muri byo. Icya mbere, mu gihe utetse buza abana kuza mu gikoni. Ubwa kabiri, mbere yo guterura ikintu gishyushye cyangwa kirimo ibishyushye, shaka ibyo ufatisha bitunyuramo ubushyuhe, ni ukuvuga nk'ibipapuro cyangwa igitambaro. Ikindi kintu cya gatatu twakora ngo twirinde ubushye: ibintu bicomekwa ku mashanyarazi, bicometse ku bikoresho, nurangiza kubikoresha bicomokore kandi ubibike ahantu abana batagera, ni ukuvuga ipasi, keto, microwave n'ibindi bikoresho. Naho ikindi kintu cya kane twakora kugira ngo twirinde ubushye: mbere yo kuhagira umwana cyangwa nawe gukoresha amazi ashyushye, banza wumve ko afite ubushyuhe bwo hasi. Naho ikindi kintu twakora cya gatanu ngo tugabanye ibyago byo gushya: ibitanga umuriro, urugero nk'ibibiriti, amacupa ya gaze, bibika abana batagera, nawe bikoreshe neza. Ikindi twakora kugira ngo twirinde ibyago biterwa n'ubushye: irinde kuba hari amazi yameneka ku icupa rya gaze igihe uri kuyikoresha. Ikindi kintu twakora ni uko ibintu byose byatwika uruhu nk'amacupa arimo aside cyangwa indi miti yakwangiza uruhu bibike kure, kandi mbere yo kubikoresha wambare uturindantoki, ni ukuvuga bya bindi bita ga mu rurimi rw'amahanga. Ubwo rero nubigenza utyo uzaba urinda umubiri wawe n'amagara yawe, kandi turizera ko icyo gihe uzagira ubuzima buzira umuze. Yari Peter Show yakugezaga icyo wakora kugira ngo wirinde ibyago byo gushya, dore ko twabonye n'ibyiciro by'ubushye, twabonye ko n'ibiteza urupfu. Ubwo rero tubifurije kugira ubuzima buzira umuze. Wowe icyo ugusabwa gukora ni ugukora subscribe kugira ngo tukugezeho ibintu bitandukanye kandi bitari bisanzwe bizwi n'abantu benshi. Ciao ciao abantu benshi.